Yes, ndagira ngo mu by'ukuri ni Pastor Toneste cyangwa se mu by'ukuri Bishop Kibonke cyangwa se Pastor Kibonke umwite uko bishaka bitewe nuko wamumenye. Namakuru mu by'ukuri ari kuvugwa ko ku munsi w'ejo ndagira ngo nibwo baherekeje umubiri wa Pastor Bishop mu by'ukuri Toneste abika biri kuvuga ko mu by'ukuri yabaye akahezwe cyangwa se mu by'ukuri akomeje kugenda avugwa inkuru zitandukanye. Ntabwo mpamya ko mu by'ukuri umupasiteri nk'uyu nguyu wakoreye Imana biza no kuba byarangira hari hasezeranyijwe abantu ko mu by'ukuri bagiye kuba bamusezera ndetse bakubaka nimva ifite amakaro, ariko bikarangira mu by'ukuri umugore wa Bishop Kibonke mu by'ukuri azanye amanyanga n'amananiza bikaza no kuba byarangira habarwaniye ku mubiri wa nyakwigendera Pastor Kibonke. Kuri uyu munsi mu by'ukuri ni amakuru ababaje uwagize uruhare mu rupfu rwe akaba akomeje kugenda akurikiranwa, bikavuga ko mu by'ukuri andi makuru atugeraho yari n'umwinjira muri urugo rwa Pastor Kibonke, kaba bivuga ko bafatikanyije na madamu wa Kibonke mu by'ukuri bakaba bamuheneye cyangwa se babashe kuba bamugeza inzira ya bugufi ariyo yo gupfa. Kuri uyu munsi mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda atugeraho avuye mu by'ukuri mu rugo kwa Pastor Kibonke nuko kugeza aka kanya nubwo byakomeje kugenda bivugwa hari yakuzwe amafunguro amenywe nko gukarabywa y'umwihariko abagiye gushyingura nyakwigendera, mu by'ukuri byaje no kuba byarangira aya mafunguro akingiranwe mu nzu, biza no kurangira mu by'ukuri uwageze kwirimbi wese atarigeze abona n'akantu na gato uretse abakristo bagize impuhwe mu by'ukuri bagakaraba intoryi nk'umugenzi kugira ngo mu by'ukuri barebe nimba nyakwigendera Bishop Kibonke yagira aho agera. Kugeza kuri uyu munsi amakuru atugeraho nuko mu by'ukuri uwagize uruhare mu rupfu rwe abashe kuba yafatwa n'urwego rwa RIB, by'umwihariko nkabona ko polisi imukuye no mu rugo rwa Bishop Kibonke mu by'ukuri pastor nk'uko byakomeje kugenda byumvikana. N'amakuru ababaje cyane, n'amakuru ababaje cyane mu by'ukuri n'umupasiteri witabye Imana ariko biza no kurangira ahiriye mu nzu, ariko mu by'ukuri nyuma yo kuba yahira mu nzu amakuru atugeraho ngo ni umwinjira wafatikanyije na madamu wa Kibonke nyakwigendera, biza no kuba byarangira bafatikanyije gucura umugambi banamutwikira mu nzu. N'amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda avugwa, ariko hagatonga mu by'ukuri ngo yanamuteye icyuma cyo hano mu irugu, biza no kuba byatuma ngo mu by'ukuri uyu mugabo agendana ibikomere byinshi cyane. By'umwihariko rero kanizere ko naje gukanda sabone cyangwa se subscribe, ikindi kandi wibuke no gufungura kuri nzogera notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu, kandi ni kuri Epic Waramutse TV ukomeje kugenda mu by'ukuri ukurikirira inkuru zacu gatanu, kandi reka turebera hamwe mu by'ukuri ko bikomeje kugenda bivuga ku rupfu rwa nyakwigendera Bishop Toneste. Mu by'ukuri akaba ari umwe mu bapasiteri banakora Imana cyane, gusa kuri uyu munsi amakuru atugeraho nuko uwasize mu by'ukuri agize uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera Pastor Kibonke mu by'ukuri akomeje kugenda humvikana amakuru ko amaze kuba yanafatwa kuri iyi saha, niyo makuru abashe kuba yatugeraho. Gusa mu by'ukuri nuza kuba wabyumvura aza kuba nawe warira, ndetse kandi n'inkuru zakomeje kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko mu by'ukuri umupasiteri afatanya n'umugore we, ariko bikaza no kurangira mu by'ukuri amuca inyuma akamucishaho izindi nshoboke, bikanarangira mu by'ukuri ngo arizo zibashe kuba zanamwica. Niyo makuru atugeraho ntabwo ari njye gusa ukomeje kugenda ubyumva, ndagira ngo nawe wakomeje kugenda wumva inkuru zikomeza kugenda zivugwa hirya no hino, kugeza nubwo mu by'ukuri abakristo barize cyane bararira kwirimbi. Ndagira ngo mwarabibonye ku munsi w'ejo no gufata umubiri mu bitaro bya Kanombe byaje kuba byagorana, ndetse ngo n'uwarwaje Bishop Kibonke mu by'ukuri byarangiye nawe ngo ubwe atemerewe kuba yamusezeraho. Madamu wa Bishop mu by'ukuri yanaje anatera imigeri ararwana kwirimbi neza neza, yambura n'ibitenge, abasha kuba mu by'ukuri avuga ko nta muntu n'umwe ukeneye kubona afata kamera cyangwa se na telefone ngafotora, umva ko mu by'ukuri yangaga ko amabi ye ajya hanze. Kuri uyu munsi mu by'ukuri n'amakuru akomeje kugenda avugwa ko wagize uruhare mu rupfu rwa Kibonke cyangwa se Pastor Kibonke akomeje kugira mu by'ukuri acicikana ku mbuga nkoranyambaga abashe kuba yafatwa. Ni ku munsi w'ejo ndagira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugenda mubona amakuru akomeje kugenda avuga ku rupfu rwe, ndetse kandi mu by'ukuri mwabonye ukuntu byakomeje kugenda bivuga ko yapfuye urupfu rubi. Nyine urumva ko nyine yapfuye nk'umupagani, niko nza kuba nabivuga, kubona ko mu by'ukuri umuntu wasengeye abantu agafasha abantu kwihana akaza no kuba we yapfa mu by'ukuri akabura umuntu n'umwe umusengera, apfuye mu by'ukuri rw'agashinyaguro. Ntabwo natinya kubivuga kubera ko niyo makuru atugeraho, kugeza nubwo mu by'ukuri hari amakaro yari yateguye kubaka ku mva ya nyakwigendera Bishop Pastor Kibonke, mu by'ukuri biza no kuba byarangira umugore we arwaniye kwirimbi, ndetse kandi anakubita n'abantu bose bari baraho bari bagiye kuba mu by'ukuri bakora icyo gikorwa. Biza no kurangira ayo makaro bayataye kwirimbi, akakatuvugana mu by'ukuri imva ya Pastor Kibonke mu by'ukuri bapfuye kuba banamushyingura kugira ngo wenda ataza kubanukira
kwiyakira niko naza kuba nabyita, ariko nuza kureba mu by'ukuri urupfu apfuye ni urupfu rubi cyane rwakomeje kugenda ruvugisha benshi. Ndagira ngo mu by'ukuri benshi twari tumuzi yakomeza kugenda nafasha benshi mu mujyi wa Kigali, ariko bize no kuba byarangira mu by'ukuri abashe kuba yapfa urw'agashinyaguro. Habura n'umwe mu by'ukuri wakifata aze kuba yanamusengera, ariko yarasengeye benshi cyane. Urumva ko mu by'ukuri mu Rwanda akomeje kugenda humvikana amakuru mabi cyane, imiryango ikomeje kugenda mu by'ukuri igaragaza ikinyabupfura gike, ndetse no kuba twavuga ko umuco w'Abanyarwanda urusanzwe mu by'ukuri uri mu Banyarwanda n'ubumuntu bwabashe kuba bwabavamo, kugeza naho ubona ko mu by'ukuri umuntu atagitinya kuba yarwanira ku mubiri cyangwa se ku murambo ubasha kuba mu by'ukuri wakitaba Imana. Ibi ngibi babifata nk'agashinyaguro gusa RIB ikomeje kugenda ibyirukamo. Ndagira ngo uwitwa Gloriosa cyangwa se Gogo akimara gupfa mwabonye umuryango w'ukuntu wabigenje na Pastor Claude mu by'ukuri akomeje kugenda agaragaza ikinyabupfura gike. Uwitwa Pastor Claude mu by'ukuri nawe agiye kuba yafatwa kugira ngo azatabwe muri yombi, nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ko Pastor Claude mu by'ukuri akomeje kugenda agira ahari kubera by'umwihariko umuhango wo gusezeranya kugendera akarwanira. Ukabona ko mu by'ukuri ari ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko Pastor Claude ahari hose abimenye ko mu by'ukuri nawe bari kuba bamukurikirana, kuko wakomeje kugenda agaragaza mu by'ukuri ubudisipline no kuba yashinyagurira imirambo aho ageze hose. Mu by'ukuri nuko ateza intambara, nta kindi akora uretse kuba yateza intambara. Kugeza kuri aka kanya urabona ko n'abandi mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga ko Pastor Claude agomba kuba yakurikiranwa. Njye na mentioninze Pastor Claude kugira ngo mu by'ukuri akurikiranwe mu minsi iri imbere. Pastor Claude nawe uraje ugerwe, kuko nukomeje kugenda uteza intambara ku marimbi, ngaho abarwanye ngaho abagize ute ni Pastor Claude gusa mu by'ukuri ukomeje kugenda ubikora. Umunyamakuru wananiranye ugira ahantu ho gufata inkuru, ahubwo mu by'ukuri akaba yarwana. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane leta ikomeje kugenda inabona ko mu by'ukuri kiri gufata intera mu Rwanda atakize igikorwa. Navuga ko ubumuntu n'ubunyamaswa buri kuzura mu bantu, by'umwihariko ngo abanyamakuru harimo na Pastor Claude ugenda ku marimbi mu by'ukuri akarwanira agasiga mu by'ukuri akoze amabara. Ntabwo ntinya kubivuga kubera ko benshi cyane muramuzi Pastor Claude. Uyu munsi mu by'ukuri RIB nibwo nabonye mu mentioninze ivuga ko umunsi Pastor Claude yongeye kuba yagira ikindi gikorwa cyangwa se mu by'ukuri akaba yakongera kuza kurwanira ku mubiri w'abantu bapfuye azabasha kuba yabihanirwa. Gusa kuri uwo munsi rero mu by'ukuri amakuru ari kuvugwa nuko umwicanyi wishe Pastor Bishop mu by'ukuri Kibonke abashe kuba yafatwa cyangwa se yamenyekana. Mu by'ukuri uyu nguyu we araza kuba yahanwa kuko yapfuye urw'agashinyaguro. Apfu urw'agashinyaguro ni ibintu ubona ko mu by'ukuri bikomeje kugenda bibaza benshi. Ni amakuru ari kungeraho, ndagira ngo mu by'ukuri ni amakuru akomeje kugenda avugwa mu Rwanda, kubona mu by'ukuri umupasiteri wakoreye Imana yitaba Imana, bikaza no kuba mu by'ukuri byarangira nta n'umuntu n'umwe uteye dawe uri mu ijuru cyangwa se anatera ishengesho by'umwihariko risezera umurambo, nk'uko mu by'ukuri n'abapagani barabasengera. Ariko uyu nguyu pasiteri mu by'ukuri yashyinguwe nk'imbwa, niko naza kuba nabivuga. Bahirikiye mu cyo barangije mu by'ukuri bashyiraho urutaka n'amakaro bari basezanyije kumwubaka, biza no kurangira mu by'ukuri madamu wa nyakwigendera Bishop arwaniye ku irimbi. Bivuga ko mu by'ukuri yaje kuba yateza ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi atuma batabasha ko mu by'ukuri banamushyingura cyangwa se bamusezere neza. Kugeza kuri aka kanya amakuru avuga ko mu by'ukuri yishwe n'ishoboke cyangwa se niwe babasha kuba mu by'ukuri waryamana n'umugore we, akaba ari nawe mu by'ukuri babashe kuba wamutwara ubuzima bwe kugeza kuri aka kanya.